banyarwandakazi bakunzi ba Rwanda Canada News, nk'uko tubimenyereye ubu tugiye gukora ikindi kiganiro cy'ahantu twasuye muri gahunda twafashe yo gusura ahantu hose hari ibikorwa bya Vega mu Rwanda. Noneho ubu hatahiwe ni muri komine kera yahoze yitwa Nshiri. Nk'uko mubibona rero turi mu muhanda ugana mu rugo iwabo wa Philipo Basabose, aho umubyeyi umubyara atuye, ahahoze ari komine Nshiri kera, ubu akaba ari mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Busanze, akagari ka Nteko. Tukaba tugiye gusura umubyeyi ari we mama wa Philipo witwa Domitira Bakarugwiro. Twakiriwe neza muri iyo nzu iyo wa Philipo Basabose, umubyeyi rwose ukunda abantu, ufite urukundo runini cyane, ukunda Leta y'u Rwanda, wishima ko yabafashije. Nk'uko rero twasuye ahantu hose hari ibikorwa bya Vega bigamije gufasha abantu bose bagizwe inshike na Génocide yakorewe Abatutsi muri 1994. N'umubyeyi wa Philipo nawe nk'uko mubabwiye ari mu bafashwa na Leta, kimwe n'abandi benshi bo mu muryango wa Philipo barimo mukuru we uturanye n'uwo mubyeyi wabo. Ariko wenda hari ikintu nagombye kubabwira. Uyu mubyeyi yatujwe mu mudugudu, muri uyu mudugudu wubatswe kera muri 1997. Abari bahari murabyibuka ukuntu byari bigoye icyo gihe, Leta ikora ibishoboka byose ngo irebe aho ituza abantu, kuko aho babaga hari harashenywe cyangwa se bafite impungenge zo kwasubira niyo hataba harashenywe. N'uwo mubyeyi rero nawe yubakiwe atyo, kimwe na mukuru wa Philipo. Bari bafite amasambu yabo ariko ntibayabamo, bahitamo kwimukira muri iyi midugudu. Iyi nzu rero nk'uko mwayibonye, iyi nzu urumva imaze imyaka yose kandi yubatswe nk'indi midugudu yose y'icyo gihe mu buryo bwa huti. Ariko kugira ngo abashoboye kurokora abana muri Génocide yakorerwaga Abatutsi muri icyo gihe bakagira uwo mugisha wo kugira abana barokora, bagiye bafata icyo nakwita relève, noneho bakagabanyiriza umutwaro Leta, maze ayo mazu bakayasana bakayatunganyiriza ababyeyi babo ngo bayabemo atunganye. Ariko nk'uko muhareba, nk'uko mwahabonye, ikigaragara nuko bisa naho bitakozwe cyane, kandi abana be barimo Philipo Basabose, ikigaragara nuko basa n'abatarabyitayeho. Niba ari ukuba kure nabyo birashoboka, cyangwa se izindi mpamvu. Ariko nta nubwo uwo mubyeyi ugira impuhwe abaveba cyane, avuga ko abana be bamwitaho uko bashoboye kose, ko nta kintu yababuranye. Ariko ikigaragara nuko yatubwiye ati inzu yanjye irava, hanyuma ati n'igikoni cyanjye kirava, ndetse n'ikiraro cy'inka ze yarakitweretse, nazo yahawe na Leta, nacyo gikeneye kuba cyafashwa neza kurushaho. Ariko ibyo byose ntabwo mbese ubona bimubabaje cyane, ahubwo arashima rwose cyane. N'umumama ugira impuhwe, ukunda abantu, ukunda Imana, ukunda no gusenga. Muraza kwiyumvira ukuntu yadusengeye tugiye kugenda. Nkaba rero nagira ngo mbonereho akanya ko kwibutsa abatwumva, cyane cyane urubyiruko bahora bumva Philipo Basabose ubabwira ngo yashyizeho igicumbi ngo kugira ngo bazajye babona baruhurikira agahinda bafite, ngo kuko Leta y'u Rwanda itabitayeho. Ndibwira ko muba akwiye kwitaho bwa mbere akabigaragaza n'uyu mubyeyi yaba arimo. Kandi ntabwo nibwira ko hari ikintu kinini yabafasha cyerekana ko koko yabagirira akamaro ku gicumbi, uretse amagambo gusa. Akaba ari impamvu mpora mbasaba nti please ntimukamire bungura ibyo mwumva kuri social media byose. Niyo mpamvu rero ubu ngira ngo mbaho umwanya, noneho mwumve mu magambo ye bwite ibyo uyu mubyeyi yatubwiye, munareba n'amafoto akurikira anahamya ko twari duhari koko.
none rero kutugenza tuvuye i Kigali dukorana n'abantu bafasha abantu bagizweho ingaruka n'ibintu bya Génocide, cyane cyane abantu bakuru nk'amwe batuje kureba uko mumeze, noneho tukagenda tugira mu ngo zirimo abantu bakuze tubaza niba nta bintu bakeneye muri iyi minsi, hari imfashanyo leta iha abantu, noneho tukabaza niba muri amahoro nta kintu mukeneye muri iyi minsi. Urumva bimeze neza ubu ngubu muri iki gihe? Bimeze neza nyine abayobozi kugira ngo ntibadufashe neza, badufashe nabi. Kuko hari twigeze kumva ko hari itsinda ry'abantu bacitse ku icumu bafashwa, babona udufaranga twa leta, babona ibibatunga, babona aho baba. Imfashanyo barayimpa, bampaye udufaranga tumfasha. Batuguha buri kwezi se? Buri kwezi. Baguha nk'angahe se? Arahagije? Ubona ahagije? Umubare bayahande barayazana bakampa, nkabona bampaye ibihumbi 12 buri kwezi. None si inzu barayubakiye zagenze iyi nzu bayubatse umudugudu. Bayinka yari umudugudu, wari umudugudu. Binjiramo bukeye bampaye ako gafashanyo, ndayisanura. urayigirira neza. Ndabona mwarayitunganyije ariko rwose yaritunganye, iriho irasaza imaze igihe. birumvikana. None igikoni nafashe nicyo kishaje, kirashaje, ariko nanjye ndashaje. ariko nacyo ubisabye bagisana nacyo, ubisabye bakibaye nacyo baza kugisana buriya. bakisaniranye ko bakibatse mbere buriho byabanyadirasi. Abandi byabananira turebe, ahubwo turasiga tubitumye uyu muyobozi niba ari igikoni ariko inzu yo ndabona imeze neza nta kibazo ifite. Leta aho ku mpande harimbuka hagwirwa, ubundi nta kibaye. ubwivirwa ni byiza ko bazayisana. Ubwo uriya tuzabwira gitifu azagerageza kureba ukuntu bagushakira abantu bagufasha kuhasana aho hava, kuko iyo inzu itangiye kuva iragwa, byo niko bimeze. Ni kandi iragwa nayo koko, no mu buriri haragwa. Iyo imvura iguye batega akantu bagateka. none se uretse ako gafashanyo k'udufaranga uvuze baguha, nta yindi mfashanyo wigeze ubona cyangwa? Bampaye inka. Baguhaye n'inka? Iri hano mu rugo se? Ndayitunze. Ni byiza. Yarabyaye se? Yarabyaye. Nanjye uzangabiraho imwe. Nibyari kabuza, yarabyaye ariko yanga gukamwa, irananira. Yaje gukamwa kubera iki? Si ngo ni impamvu iki? Ariko uko nituye. Iyayo se iracyariho nayo? Warayituye? Niyo nyine mfite. Nyina wayo yarashaje. Narayiriye. Ubwo iyayo ariko nayo imaze gukura? Ese yo ntishaje? Nayo irashaje, turasazanye, hari ikibazo se. Murasazanye? None se muri Génocide se wabaga muri uyu musozi, kuri uyu murenge? Ni kuri uyu murenge, ariko ni hariya hirya. Iyi ni mu midugudu. Bahakorera mpasanze n'amaguru. Mwari mugifite isambu hano n'ubu iracyahari ariko murahakorera ntimuhatuye? Turahakorera ntituhatuye, tuhakorera tuva hano. Nibyo. None se hari abandi bana barokotse se mwashoboye, Imana yabafashije kurokoka hano, cyangwa niwe wenyine? Nari mfite abana 9. Ubu hariho barokotse. No kwihangana ntabwo nta kibazo. Ariko barakugeraho, baragusura se nibura? Abo bana
aransura nyine ni byiza cyane areka kunsura se ntuzi ko hari abana b'ibigaba se babaho hari abana bagira bakibagirwa ababyeyi babo nta bana b'ibigaba mfite ni byiza Imana ishimwe cyane nicyo gituma agiriyeho nyine nibyo kabisa imisozi y'inaha rero ni minini kuyizamuka ni igisozi ubu amavi yahinaniranye mubuye Kigali kuva oya twaje n'imodoka ari kugera ahantu inanirwa kuzamuka tuza n'amaguru twananiwe ariko ni byiza ko tukubonye ndabona ukifite n'agatege ntacyo wari ubaye agatege ntakibasha kujya mu misa kiliziya kiri kure ya hano kiliziya iri kure ya hano iri aha haruguru hafi ariko sinkihajya uretse kuva aha nkicara aha ku irembo aba abayobozi bakambagurutsa nkaza mu rugo ariko ntacyo gusenga nubwo wasengera Imana irabyumva gusengeraho ndyamye ni byiza kabiri gusenga byo ni byiza cyane Imana ishimwe kuki ariko nta kibaye nuko iminsi ntawe ese ubu uribuka igihe wavukiye buriya kata ntabwo wibuka ariko ugenekereje ni nkawe twavukiye rimwe kiriho ariko wenda nuko bapfuye bishwe muri Génocide ubundi baba bakiriho ubuse bari bagera ku myaka 100 ubu sinyisaguye ese aya ntabwo urayisagura ndayisaguye ese iyo ubyaye abana iyo uri umusaza ntuba ukibarirwa imyaka nibyo nubwo uri umusaza nanjye ndi umusaza ntabwo ndi muto nanjye yego urakuze ariko ntukabije oya nanjye ndashaje mfite imyaka myinshi naje ufite ingahe 70 70 iyo ni imyaka uracyari muto utwo dufaranga se turakomeza tukaza buri kwezi batukugezaho nta wundi abandi bantu bo mu muryango se nabo bafashwa nk'uko ufashwa nabo babaha ibintu bakeneye ngo tuzabagireho tubabaze abo simbazi sinabamenye oya simvuga abaturanyi ndavuga abo mu muryango wawe umuryango wanjye ntabo bari hirya no hino sinamenye ibyabo ntubizi byabo simbizi barahari nuko batari mu rugo batuye muri aka gace nabo se nuko turagerageza kubegera ngo tumve niba hari ese wakugiye hino Chantal Chantal waje hano bakakubaza papa ntawe uhari ni papa wawe nawe abona imfashanyo nawe ni byiza cyane aba bayobozi se ntibambona ntibamfasha icyo nkeneye barakibona urababwira bakakimba hari ikibazo nta kibazo niba bikorwa ahubwo icyo wenda batari bamenye n'icyo gikoni ariko ubwo bizakorwa byose nabyo murakoze cyane rero ubwo tugiye kujya mu rundi rugo nanone namwe murakoze none rero bakunzi ba Rwanda Canada News nk'uko mubyumviye mu magambo ye bwite y'uyu mubyeyi ndagira ngo ntacyo narenzaho kuko yabyivugiye ukuntu afashwa na leta ndetse n'abandi bo mu muryango we barimo umukuru wa Philipo Basabose baturanye bose bari mu mazu yubatswe n'uwo mudugudu bahawe inka bahabwa amafaranga y'ubufasha ya buri kwezi none mbere yuko duhaguruka muri urwo rugo yaradusabye ati bana banjye nimumbabarire ntimugende ntabasabiye umugisha ku Mana nk'uko ngo amenyereye gusengera igihugu n'umukuru wacyo natwe yaradusengeye atwifuriza umugisha aratubwira ati rwose muzahatubere nimuhura n'abo bayobozi mujye mubadushimira kuko turabashima cyane reka rero mbareke namwe mwumve iryo sengesho ariko mbibutse ko muzajya mukomeza gukanda subscribe na share na like kugira ngo ibi biganiro byo kujya bigira ubu bicika urubyiruko namwe abatwumva mbibutse ko nensiste bihagije mujye mumenya gushungura amakuru mazima muvanemo apfuye YouTube ibintu byose byo kuri social media ntimukabigirire icyizere nk'ubu biragaragaye ko amagambo ya Philipo ari uburozi yirirwa arogesha urubyiruko n'abayobye bose abwira ko ngo aho bagomba kuruhukira ni ku Gicumbi honyine ngo leta y'u Rwanda ntacyo yamariye abacitse ku icumu ayo ni amagambo akomeye mabi
niyo mpamvu ntinyuka kwita uburozi, kuko n'uburozi abenshi abwira ntibahigereye ngo babyirebere, none murabyirebeye. Iyi ntabwo ari video twahimbye, ni ibintu biri real. Murakoze cyane, ubwo naho mu kiganiro cy'ubutaha. Mariya mubyeyi utagira inenge wa Yezu wacu, ubwiza kugira ugutemba k'umubiri budutera ubwuzu, umubare w'amakuba tubamo muri iki gihe udutera ubwira. Twishyize mu maboko yawe twizeye ko umutima wawe dukunda rwose uzaduha icyo tugusaba, kandi ukatubera ubuhungiro bw'ibyago biduturuka impande zose. Ibyaha twakoze byadukururiye ibyago bitagira ingano, ariko tubirengaho tukaririmba dutangarira ubukire busumba bw'ibindi biremwa Imana yaguhaye, kuva igihe usamye kugeza umunsi yakujyanye mu ijuru, akakwambika ikamba ry'umugabekazi w'ibyo yaremye, soko itagira inenge y'ukwemera. Uhira ubwenge bwacu mu mariba y'amahame y'iteka, ururabyo rwera nk'inyange rugahumura ubutungane bwose, imitima yacu guhumura umubavu wo mu ijuru. Mubikira watsinze icyago n'urupfu, duhe kugira umutima wanga icyaha gihumanya roho, kikatugira abanzi b'Imana n'abagaragu ba shitani. Muhire wakunzwe n'Imana, akira isengesho ry'umuyoboke ukwambaza muri uyu mwaka wakugenewe. Werekeze amaso yawe ku magorwa yacu, hindura imitima y'abagiranabi, hanagura amarira y'abarira n'abababaye. Komeza umutima w'abakene n'abato, utsembe inzangano, ukanze ingeso z'umubano. Rinda ubusugi bw'urubyiruko, urengere kiliziya ntagatifu. Abantu bose kumenya no kuyoboka imico myiza ya gikirisitu, izina ryawe rihabwa impundu mu ijuru, riha abantu bose kumenya ko wagwingiwe. Ibihugu byose birimo umuryango umwe, umuseke w'izuba ry'amahoro asaza isi yose uburasire. Akira mubyeyi w'imico myiza amasengesho tugutuye twiyoroshye. Turagusaba ko umunsi umwe uzaduha guteranira imbere y'inteko yawe mu ihirwe ry'iteka, tugasubira muri iyi ndirimbo isi yose iririmba kuri aritari zawe. Uri mwiza wese Mariya, uri ikuzo, uri ibyishimo, uri icyubahiro cy'umuryango wacu. Nyagasani warantoye, mpa kumenya ibyo wategetse unkura muri benshi batakuzi. Amategeko yawe n'ibyo watubwirishije abahanuzi ndabyemera byose. Ndabyemera yuko ari bo wabitegetse, kandi uko wabivuze akaba ariko byabaye. Nyagasani, yaba nari mfite umutima nk'uw'abatagatifu bawe ba kera, yaba nashoboraga ko kwifuza nka ba sokuruza, kandi nkumenye nk'ubaka abahanuzi. Ubwo n'ubwo ukunda ngukorere wenyine nk'intumwa zawe. Nuko rero uzi ko ibyo byose jye ntabibasha, ujye unyihera inema ibintoza. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima abakwemera bagukunde, utwoherereze roho yawe byose bibe bishya, isi izabone guhinduka. Dusabe Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, bwa Yesu Kristo Imana yacu. Amina.